Yesu ashimwe ni jyewe ukuri nkunda benshi banze kuri Facebook, kuri YouTube nka ukuri nkunda nko kuri Instagram, so abatanzi bwo muramenye. Nafite ukuri nkunda kuri Facebook ariko hari umuntu wayihakinze sinshobora kwinjira, ariko mushobora kujya kuyindi yitwa Aline ukuri nkunda, niho ndi aba friends narujuje maze kuzashize nk'ibyumweru 2, so wakanda follow kugira ngo ujye ubasha kumenya ibiganiro bicaho cyangwa se ubutumwa bucaho. Instagram sinkunda kuvujyaho cyane, na YouTube mbona naragerageza ariko ndacyabyiga, ariko Facebook vraiment niho am alive there, niho mbandi. But anyways, iyi ni video y'aba mama kuko ku cyumweru n'umunsi w'aba mama, ariko reka ntangire mvugane n'aba mama ndetse n'abapapa babyumvireho mbere yuko umunsi w'aba mama ugera. Amen. Nkuko mubibona ndi umumama, umukristo, so ibyo mvuga ni ibintu nzi, ni ibintu mbona, ni ibintu Imana inyereka, ni ibintu Satani akora anyereka. Amen. Kuko uko biri kose buriya tubona ibyiza tukabona n'ibibi, biva kwa Satani yigize kava ku Mana. So ndakunda kureba ama video menshi y'abapasteri bavuga ukuntu bigisha ijambo ry'Imana ku byerekeye abagore n'abagabo bo mu ngo, ariko hari ibintu byinshi twigishijwe nabi kandi bitavuye ku Mana, ahubwo bivuye ku muco w'iwacu, siko? Kandi nkagira ngo abamama babyumve n'abo bagabo babyumve, niko biri. Icya mbere nuko nta busambanyi bwemewe ku mugabo cyangwa ku mugore, ariko usanga abapasteri babyigisha nkaho ari ikintu cyemewe ku mugabo, umugore akagombye kwakira, ariko umugore agikoze umugabo ntacyakire. Ijambo ry'Imana ngo tureke kwikoreza imitwaro abandi wowe udashoboye. None kuki mwumva yuko umugore agomba kwakira umugabo w'umusambanyi, ariko umugabo ndashobora kwakira umugore w'umusambanyi? None kuki mushaka kwikoreza ibyo bintu abagabo badashoboye? Kuki mwumva ko umugore ari ugomba gutwara umutwaro w'urugo, gutwara umugabo usambanye, mukubimva ko ari ikintu kiri normal? Ntabwo ari ikintu kiri normal. Mu bakristo n'ikibaho, ntabwo gishimwa. N'uwagikoze arihana akamenya ko yakoze icyaha, ariko ntabwo mugiharezo muvuge muti yego biremewe ko umugabo agomba gusambana mu rusengero. Ntaho byanditse, n'abagabo basambana bazajya ikuzimu. Ijambo ry'Imana bavuga ko umusambanyi wese azajya kuzimu. Nta hantu mu ijambo ry'Imana bavuga ngo abagabo mu bihanganire ko n'abasambanyi, abagore mwihanganira abagabo banyu kuko ari abasambanyi, mu batunge gutyo, mu basengere, mu bapfire. No, ntaho byanditse. Nabonye n'umukozi w'Imana, uretse ko ngiye buriya mfite, nabonye umupasteri uri mu Burundi, niba ari umurundi cyangwa umunyarwanda simbyuka neza, kushaka ari Burundi, ariko gukora igiterane hari abasore ari kubabwira muri church yabo ngo icyama nkibuka izina rye naryibagiwe ko birambabaje, nari kubimuvuga gutya kuko nta kibazo gihari, kuko ibyo yavuze ku mugaragaro, ni nabyo ndi gushaka kuvugaho. Aravuga ngo umugabo wabaye musambanyi, ngo mumwihanganire, umwihorere. Nkibaza umukozi w'Imana ujya kuvuga amagambo nkayo, hari abasore bicaye aho ngaho, ni iki kintu uri kubigisha? Donc uri kubigisha ko byemewe ko basambana, ko kandi abagore bazashaka bagomba kuzabihanganira. Uri kwigisha abakobwa bari aho ngaho yuko nihaza umugabo w'umusambanyi ko nta kibazo gihari, w'icyo agomba gukora niki? Ni ugusenga, donc akamwihanganira, akagoma mureka agasambana, kuko abagabo ni abasambanyi, donc nta kibazo gihari, mukomeze musambane rwose, iyo mbuto nziza mwera iwanyu. Nkumuri hari abazabikorera umugongo, hari abazabikorera ikibazo. Humura, Yesu arabakunda uko muri. Iyo ni amafuti. Uko ni ukuyobya abakristo. Nta hantu byemewe yuko umugore agomba kubana n'umugabo w'umusambanyi, ndetse mu bintu byemerewe gutandukana abantu bakadivorsa, gusambana kurimo. Musome muri Matayo, ibyo muvuga byose mubivuge, ariko birimo. Nta muntu wahamagariye kuba imbata y'undi, nta wahamagariye umva, ntabwo twebwe twahamagariye gupfira abantu. Yesu yamaze kudupfira.
uwadupfiriye arahari, ari ku musaraba, yavuyeho, yagiye ku musaraba, sorry, avaho uwariho. Niwe yafashe ingingo zo kuvuga ati ndabona bose ari abanyabyaha, reka mbapfire. Ariko ntabwo umuntu wo ku isi, umugore agomba kwikorera umugabo ku mutwe, ku mugongo, ku maguru, ku maso, ukumva ko ariyo devoir yawe wahamagariwe. Ntabwo ariyo devoir wahamagariwe nk'umufasha, ahubwo Imana ijya kurema abagore babonye ko nyine abagabo bakeneye abantu babafasha mu rugendo, mu byo bakora, ariko ntabwo ari ukubafasha gusambana, ntabwo ari ukubafasha mu byo bakora ngo bakomeze babikore, ngo babahe amashyi. Birababaje cyane, birababaje kumva umuntu ubabona umukozi w'Imana ari aho ngaho, ari kogeza, ari kuvuga. Buriya ni ibintu ushobora kuvuga ukavuga uti niyo wajya guhanura umuntu, ariko ntuvuge mu ruhame se, ubwo uri kwigisha iki? Uri kwigisha ngo abagabo bagomba kujya gusambana? Simbyumva cyane. Ukabwira abagore bari aho muri rusengero ngo wihangane, ariko muzi iko bibabaza, muzi uko bibabaza. None kuki umugabo adashobora kwihanganira umugore usambana? Siko tubyumva abantu biwacu, ni abantu biwacu ndi kubwira ngo umugore wasambanya ari ikintu cyane, ni ikintu nyoke kibi kitazwi, ariko ndashima Uwiteka ko Imana itareba nk'abantu. Anyibukije wa mugore Mariya w'umusambanyikazi, ngo baraza baramufata, yari n'indaya, ndetse noneho se yari n'isambanye, noneho yarasambanaga bizwi ari indaya, azanwa abagabo kandi bavuga ngo bazi Imana, abari abafarisayo, nibo bari kubwiriza hirya no hino. Abafarisayo baraje bafata umugore bamuta imbere ya Yesu kugira ngo amucire urubanza, kuko yiki yari umusambanyikazi. Kuko bo nta kibazo, bamenye gute ko ari umusambanyikazi? Nuko basambanaga nawe. Yesu arabareba, sinzi ibintu yanditse hasi, na n'ubu bantu bajya babivugaho, ariko ibyo ntibindeba. Njyewe icyo nzi nuko Yesu yaramufasha, amubwira ati ndakubabariye. Arabanza avuga ati umuntu wese uri hano utazi ko yakoze icyaha natere ibuye uyu mugore. Byerekana yuko n'abagore barasambana, n'abagabo bagasambana. Ntabwo rero bivuga yuko umugabo usambana ari we wemewe, umugore usambana ari we ruhari. Kuko sinabonye Yesu abwira umugore ati wowe rero sasa ubundi gusambana nuko abagabo, ubundi wowe wakagombye kuba wifata. Never. Ni ibintu by'umubiri, abagore barasambana n'abagabo barasambana, ariko byose ni icyaha. Waba uri umugabo usambana, umenye ko uri umunyabyaha, uzajya ikuzimu, nutihanagure iyo ngeso byo kuvuga ngo urasambana ngo umugore akwemerere, aguhe ijwi, akumve, yumve yuko ari ibintu normale. Ntabwo ari normale, cyane cyane mu bakristu ntabwo ari normale. No kubyigisha ukabiha ihame, ukabyemeza aho ngaho imbere y'abantu, Imana ikobare nk'umuntu uvuga ngo umukozi w'Imana, kuko uri kuzana umwuka w'ubusambanyi mu rusengero, ukanemeza ubusambanyi mu mafuti, mu magambo adafite ijambo ry'Imana ribihamya. Nta hantu handitse yuko abagore tugomba kwihanganira abagabo basambana. Handitse ahubwo ikintu gishobora gutandukanya umugabo n'umugore bashakanye no gusambana. Icyo ni cya kabiri, umupagani ataye umukristu, ngo Imana yabahamagariye amahoro, icyo gihe ntabwo bakiri umwe. Biranditse, turasoma Bibiliya, twagiye mu mashuri twaramenye ijambo ry'Imana, Imana ishimwe. Numva rero ni mpamvu tugomba kumenya ijambo ry'Imana. Mugore nimba ubona ufite umugabo ukuca inyuma amanywa nijoro, wowe ukabona muri wowe byarakunambiye, ntukibishoboye kubyihanganira, ufite uburenganzira bwo gutandukana n'uwo mugabo. Uraba ufite muri Bibiliya, gusa wowe urasenga, ukumva icyo Imana ikubwiye, ukagendera kuri icyo. Ariko ntugendere ku mahame y'aba bita ngo n'abakozi b'Imana, bashaka kwemera amafuti, bakagukandagiza, bakakwikoreza umutwaro utagishoboye kwikorera. Kuko uwo mugabo nawe uvuga ayo magambo nk'ayo, umugore ugiye kumuca inyuma nareba uko yabyifatamo. Urumva? Kenshi buriya umuntu avuga ibyo atarabamo cyangwa ataciyemo, kuko wamaze kumenya akababaro kabyo, ntiwabivuga gutyo ubyereka, wigira nkaho ari ihame, ari ikintu kiri cyemerewe. Ukabona umukozi w'Imana arahagurutse aravuza ngo abagore mufite abagabo basambana ngo mubihanganire, ngo rega niko duteye. Muteye gute? Muteye nk'abasambanyi, muteye nk'abanyabyaha, muteye nk'abahehesi. Umugabo wese ujya gusambana wita ngo ni umukristu cyane cyane, kuko umupagani bura nibyo nta kintu mbona yakora. Ni ikintu kituvana mu busambanyi, ni ugukizwa ukamenya ko ari icyaha. Nawe uri umupagani, ibyo byo rwose ndakumva. Ariko kuva uvuga ngo umupasiteri uhagaze imbere y'abantu, uri gukondana les femmes bakita, uri gukondana les femmes bababaye kubera abagabo baca inyuma, nose bakabaca inyuma, bakanabasuzuguza, bakanabasuzugura. Ntabwo ushaka umugabo kugira ngo aguce inyuma, cyangwa ushaka umugore
iyo byabaye gutyo habaye ikibazo mujya gushaka umuti ariko n'uwabikoze akumva ko yakoze nabi, ariko ntabwo uzi ubwira umuntu bakoshereje ngo ukamugira ko ari we kibazo, aho hari ikibazo. None bikaba biri kuva ku muntu uvuga ngo avugira Imana, ni ibintu bibabaje cyane. Niyo bereka ko iwacu dufite ikibazo cy'abakozi b'Imana bigisha kamere, bigisha muri kamere, bigisha tradition, bigisha aho duturuka, kwa duturuka bakumvisha ko imico y'iwacu kubasha ko umugabo ari umugabo, ari umutware, nta jantu ugira ijambo, yashaka no kukwica nakwica, yashaka no gukora amafuta umugira bagendana, no ntibishoboka. Mu bakristo ibyo ntabwo ari byo. Umugabo w'umukristo ni umugabo uzi ubwenge, ni umugabo wicisha bugufi, ni umugabo wamanitse ku mutima, ni umugabo ukunda Imana, ni umugabo umeze nka Yesu. Yesu yaraje afata ibirenge by'intumwa arabyoza. Nimba ari ukwicisha bugufi kuruta ibyo sinzi ko ariko yagira ngo abereke ko nubwo ari umwami ariko kuba umwami uri mu bwami bw'ijuru ni uguserva, ni ukwitanga, ni ukwisakrifya. Umugabo w'umukristo rero ntabwo asambana, umugabo w'umukristo ntabwo yemeza abasambanyi, nta nubwo bashyira hejuru, arabacyaha akabumvisha ko ari icyaha kizabajyana ikuzimu. No sermasa kuba akosereza umugore nawe ari kosereza, kujamara ngo umugabo uko wikunda niko agombye gukunda umugore wawe. Utikunda ntago ukunda, udakunda umugore wawe plutôt ntago ba wikunda. Tumenye ijambo ry'Imana turyigisha abantu babohoka, abashaka kubohoka babohoke, abashaka gukora ibyaha bakomeza bikore, abashaka gukora amafuta bakomeza bayakore, ariko mureke gusasira ibyaha kandi mushaka kwikoreza imitwaro abantu badashoboye kwikorera, sibyo? Rero bagore beza, bagore mwubatse, mufite abagabo b'abasambanyi b'abahehesi, ufite uburenganzira bwo gutandukana n'uwo mugabo. Ubona byakunaniye, aho gusara, aho kubeshya, aho kwikorera ibintu udashoboye kwikorera, mwatandukana ukagenda ukumva icyo Imana ikubwira, ukamusengera, byukamusengera, umubare bikuvuye ku mutima, uvuga uti ngiye kugumana nawe musengera ariko bikuvuye ku mutima, nta bintu by'uburyarya bari kukumvisha, bakumvisha ko nuramuka ugiye nudesida kuvayo ngo nuko wapfuye wavuye mu gakiza, ntibazakubisha. Agakiza si umugabo wawe, agakiza si urugo, agakiza ni ikintu kiri personnel. Ntabwo kereka ari we mukosa, ari wakosheje, siko? Cyangwa Imana yakubwiye ngo hagume wowe ukahava. Nanone ibyo ni ibintu ugomba kwitondera. Donc bishatse kuvuga iki? Kurikira icyo Umwuka Wera akubwira, mureke gukurikira abafarisayo baza bababwira ibabikoreza imitwaro Yesu yamaze kutuvanaho, sibyo? Ntabwo rero byemewe yuko umugabo asambana cyangwa tubigira ibintu biri normal, ntabwo ari normal. Yaba umugabo usambana azajya ikuzimu, yaba umugore usambana azajya ikuzimu. Amen. Kandi umugabo usambana cyangwa umugore usambana, udasambana afite uburenganzira bwo kuhava. Ndetse ni n'icyaha Imana ihana cyane, kuko bavuga ko the bed, uburiri bwamaze kwandura, Imana irabwanga cyane, sibyo? Ibintu izaduhanira biri mu Baroma. Uko nafite Bibiliya ngo mbereke, ari ushaka Bible verses aze kumbaza, sibyo? Gusa byari binjemo nk'abamama muri ari umusoma Dimanche I think. So munezerwe, mushima Imana, dufite Imana yaje kudupfira, yaje kuduha amahoro mu mitima. Urugo rwanyu rudakoze, rudashobotse, hari icyapfuye, utari umunyamakosa ariko amakosa wenda avuga ku mugabo, ugira amahoro, ugira amahoro rwose. Ntabwo ari urugo ruzatuma ujya mu ijuru cyangwa utajya mu ijuru, ahubwo ni wowe ibikorwa no kubaha kwa Imana niko kuzatuma ujya mu ijuru. Haleluya. Wizera Imana nk'umukiza n'umukristo, nawe ukava mu bintu by'amatiku, ukava mu bintu bidafashije, ukakizwa, tukakizwa neza nk'abagore, nk'abadamu, tuzajya mu ijuru. Umugabo yaba haradahari, yaba yaradutaye ataradutaye, tuzajya mu ijuru. Twaba twarahasohotse kubera ubusambanyi n'ibintu byinshi bihabera bituma bizakubuza kujya mu ijuru, urahava kandi nta cyaha uzabukoze. Icyaha ni ikintu Imana yakujije wowe ukagikora, sibyo? Rero bapasiteri namwe muri kugenda muzana amarangamutima yanyu, mugashaka kuyashyira muri Bibiliya, mugashaka kuyashyira mu bakristo, Imana ibabarire, kuko ibintu mukora ntabwo muzi byari byo. Ntabwo Yesu yaje kuzana abanyarwanda ngo umuco w'abanyarwanda ugaruke, yavanyeho imico yose y'isi ashyiraho umuco gikristo.
umuco gikristo ugira amahame yayo. Nta basambanyi b'abagabo b'abakristo babaho, nta basambanyi b'abagore b'abakristo babaho. Kandi abantu mureke kwikoreza imitwaro abandi mwe mudashoboye. Iyo umuntu yananiwe akananirwa na Yesu araza akamuruhura. Wowe urinde ushaka kumubwira uti guma aho ngaho ukomeze ukubitwe, guma aho ngaho paka bakwishe. Ikindi ngiye kuvuga ni biriya byo kuvuga ngo mubane karamata paka urupfu rubatandukanye. Handitse yuko mubana karamata paka urupfu rubatandukanye. Apana paka nkwishe. Mwagwanditse ngo tuzabana paka nkwishe. Paka urupfu rutandukanye. Urupfu ruvuye kwe Imana yaduhamagaye atari unyisha atari wishe. Mu gihe uzi kubana n'umugabo gukubita, uzi ko hari ikibazo arimo arakugirira, please va muri urwo rugo uhungane n'abana bawe. Wafu mubura umugabo aho kugira ngo abana bakubure banabone papa wabo ejo babimfubye. Ijambo rero tujye tumenya ubwenge mu bintu byose. Divorce nta nubwo ari n'Imana yayizanye, ni yitwa ndera Moise yayishyizeho kubera Yesu ati kwinangira kw'imitima kw'abantu. Ariko Imana ntabwo yaje guhana Moise ivuge ngo uko washyizeho divorce ndaguhannye. No, Moise yakoresheje ubwenge areba ibintu biri kuba. Nawe rero ukoresha ubwenge ureba ibintu biri kuba mu rugo. Ejo na video yagiye isakaza umumama ukuze pe uri kurwana n'umupapa b'abarundi ndumva simbyibuka, ariko iri muri Amerika ngo muri New York. Umwana wamufataga video ni ibintu bibabaje cyane biteye isoni pe. Umugabo nkuriya n'umumama nkuriya bakaba bari kurwana. Narababaye pe, narababaye kuko nakura mama n'umama ukuze. Sinumva ko hari ikintu cyatuma ari yajisa kuri, hari ikintu cyamubayeho gituma arambirwa. Ariko bitewe na story numvishe umudamu ari kuvuga nimba ari byo, kuko buri story zose zivuga suko aba ari byo, ariko reka tugendere ku byo yavuze wenda aribyo tuvugiraho. Yaravuze ati umugabo arakora amafaranga akajyana mu ndaya, akajyana mu byo ashaka, kandi ubufasha bwa guverinoma ntushaka gufasha umugore kuko bazi ko umugabo akorera menshi, kandi ko bigenda biriya na mugore yavuze nibyo. Ufite umugabo ukora inani bagufasha kuko barema amafaranga akorera, mwaba muvuga ko mubana mu nzu n'iki, icyo gihe ntabwo bashaka kugufasha. Urumva rero nimba ari ibyo umugore ageze aho ararambirwa. Sinemera umumama w'umukecuru kuriya ujya gufata umugabo bakarwana kuriya ari uko yabyutse ati ngiye kugudiha. Wapi, hari ibintu yamukoze agera hatumutwe ati bisi bishoboye. Ariko icyabaje none ni imbere y'abana. Abana buriya ngiye barambabaza kuko usanga abantu twebwe twikunda twireba, si abantu biwacu mugashaka kubaka ingo zitagihari, nta mahoro, nta bumwe, nta rukundo, nta kubahana, muratongana gusa mwubatse iki? Ngo nuko muri kubana muse murubatse. Imbere y'Imana ntago mwubatse. Imbere y'Imana muri abapagani, murarutwa n'abapagani ahubwo batazi Imana bagira amahoro mu ngo zabo. Rero kubaka si ukubana. Kubaka si ukuvuga ngo urabanye ngo mugiye kubana umwame mu cyumba cye mutabyumvikanyeho, ari ibintu byo kubushwana, umwe aje umugabo yirwa sambana hepfo, umugore nawe aze aburi byo kurya, murangize mugeraho mutongana, abana babibone aho. Urumva rero n'abana batukaga nyina, cyo kintu kibabaje. Ariko abana ntibarabisobanukirwa kuko buriya nawe n'undi muvumo wabaga winjiye, bitewe n'iki? Bitewe n'ababyeyi mushaka guhatiriza ibintu bitagihari kandi ibintu Imana itarimo, kuko karakajagari Imana ntabwo karimo rwose. Ntabwo Imana ibana n'ibintu nka biriya, sibyo? Mwarangiza twayagusenga ngo turabakristo ariko turi indyarya, urungo zacu zimeze n'abantu batubona ngo Yesu ashimwe, ugasanga ariko mutubatse. Kubaka resi biriya urutwa n'uwa divorce akavuga ati ngewe birananiye Mana ngwino ntabari. Bangaye si Imana igenda igatabara baradivorshije, bamwe ikabasubiza hamwe, bamwe bakihana, ndetse abandi Imana ikabaha andi mahirwe bitewe n'ibintu baciyemo. Buri muntu wese afite uko Imana yamugeneye nuko avugana n'Imana. Gusa umenye ko hari amajwi menshi bwo ngo ni Imana kandi atari Imana, sibyo? So rero birababaje ko bigira nkanwa hariya, ugasanga baricanye, umugabo wenda yishe umugore agiye muri prison, cyangwa umugore yishe umugabo agiye muri prison, abana akababaye imfubyi. Ubusego mukamva ko biba bimaze iki? Ngo nukujya ngo muhatirize kubana n'ibintu ni nabana n'imbere y'Imana ntago mubana. Kubana si ukuba mu nzu gusa, ahubwo umutima mubanye n'uwuhe. Mubanye mumeze muti.
Ibi rero byo kwicariza abagore mukabakandagiza, byo kubashyiraho umutwaro batagishoboye kwikorera, ibyo ntabwo bigishoboka. Ndi umukristo kandi ndabihamya. Ntabwo Imana yaje gukiza abagore ngo bagende bagorwe baba ingorwa. Iwo ni umwuka wa satanike, uwo ni umwuka wa witchcraft, sizi ukuntu bica mu Kinyarwanda, w'ubupfumu. Umwuka wa karande w'iwacu uhora ushaka gukandagiza abagore, none n'abagabo ba Kristo bagashaka kuzana izo karande z'iwacu bagashaka kuzishyira mu rusengero, ariko ntibishoboka kuko twamaze kumenya Bibiliya, turi free in the Lord. Imana yaduhaye freedom, Imana tuza agaciro kacu nk'abagore. Ijambo ry'Imana ngo ufite umugore ababonye umugisha. Umugore uri umugisha wowe, ahubwo ikibazo umugabo utazamenye kuri umugisha niwe kibazo. Abantu rero bumva yuko Imana ireba nk'abagabo. Ntabwo Imana ireba nk'abagabo, ntabwo Imana ireba abagore nk'abagabo, Imana ireba abagore nk'Imana. Kandi ni ibintu bigaragara, dushaka kureba abagore bose bo muri Bibiliya uko Imana yabarebye. Habaye umugore witwa reka mere kuri za ruharwa, abo mwitwa za ruharwa, umusambanyikazi. Ko niho nshaka ko tuvuga ahangaha, kuko numva ko nta muntu wananirana kuruta umusambanyi. Sibyo? Umusambanyikazi w'umugore ntago umuntu waruta uwo nguwo. Arahari rero yitwa Mariya. Baramuzana bavuga ngo ni umusambanyi, yarananiranye. Uwiteka yakoze iki? Yigeze amwenda ugenda wa mugore we w'ishyano n'iki, yaramubabariye ambwira ati genda ntuzongere gukora icyaha, amugirira ubuntu. Ahubwo abwira abagabo ati mwebwe muri ahangaha muri kumutera ayo mabuye. Niwe utarasambana nagira bijya vuga, bose bagenda biruka nyine baratinya. Nuko rero namwe bagabo muhora mwicaye muvuga ngo abagore bikorera imitwaro yacu, namwe mwikorera yabo. Abagore n'abatangire basambane, muze muyikorera imitwaro yabo turebe, ariko mureke kwikoreza imitwaro mwe mudashoboye. No, ntabwo bishoboka. Igihe kirageze cyo kugira ngo twigishe ijambo ry'Imana ry'ukuri, ushaka kizwe, udashaka arorere. Ariko Uwiteka ntabwo areba abakristo nk'abanyarwanda, ntabwo Uwiteka agendera ku mahame y'iwacu y'abanyarwanda, agendera ku mahame ya jambo ry'Imana. Niwe nyiri ijambo, niwe ufite ijambo ku muntu, ku buzima bw'umuntu. Rero badamu, tumenye Imana, muze tumenye Imana, tugira amahoro mu mutima, twisobanukirwe, ubundi dukora ibyo Imana itubwiye, apana ibyo abantu batubwiye, apana ibyo culture itubwiye, apana ibyo abafarisayo bababwira mu rusengero, ariko dukora ibyo Imana itubwiye. Kuko burya umaze kumenya icyo Imana ikuvugaho no mu mutima, ugenda uko Imana ishaka. Ndababwije ukuri, dufite Imana y'ukuri kandi idukunda. Idukunda. Benshi mu rusengero mwarakandagijwe n'abafarisayo bari ku maritari, n'abagabo nabo bafite ikibazo cyo kwisobanukirwa no gusobanukira ijambo ry'Imana, bakaza bakabashyiraho imitwaro, mukumva muremerewe muri Yesu kubera kumva no kudasoma Bibiliya ngo misobanukirwe. Haleluya. So Imana rero ntiyaje kubakandagiza, Imana ntiyaje kubikorera imitwaro mudashoboye kwikorera, niko yavuze, yaje ngo mayoki zizi, zikurikirwa bavuga. So rero tumenye Yesu, tumwakire, natwe bwacu tumenye, kandi mukore ibyo mwuka babwiye, apana ibyo abantu babwiye. Kandi turinde ubuzima bwacu, turinde agakiza kacu cyane kuruta ibindi byose. Haleluya. Tubirinde. Nibyo nagira ngo mvuge. Happy Mother's Day, Happy Women's Day, izaba ku cyumweru. Uri umugore mwiza, uri umugore ushobotse, cyane mwige mwihanganye, bakomeza gukandagiza, muri abagore meza kandi bishyaka. Ndetse nagira ngo babwire ko hari n'abagore bavuye mu ngo zabo, suko ari abagore babi, ndi kuvuga bavuye bafite rezo, bafite impamvu, ko hari abavayo ari ukubera nyine umwuka mubi, badashobotse, barahari nabo. Ariko ndi kuvuga no abahavuye kuko bashobotse, ahubwo babana n'umugabo udashobotse. Imana ibane namwe, muri abagore b'intwari, muri abagore bazima, mutemeye gukomeza kuhaguma paka mupfuye, kuko mufite icyo Imana yabahamagariye, kandi abana babareba bakabonamo nk'intwari, sibyo? Ntabwo ejo ndari umupapa, reka ndangize kuri icyo twagiye mu giterane, umugabo w'umusore w'umugabo ariko ufite abana, ariko ubimariye ari muto, abaza ikibazo, kandi numvishe impamvu akibajije. Abaza ikibazo umuntu wari waje kubwiriza icyo gihe, arabaza ati se ni gute wabwira abagore, abamama b'abakristo bagumye mu ngo ariko batotezwa, bakubitwa, ibyo bintu wabivuga hiki? Umva ko ni ikintu cyamumaritse uwo mugabo w'umwana. Ngereka mwita umwana kuko kijya bibazaga nk'umwana, ariko bariza nyina nyuma, kuko twaraganira nari mbizi impamvu abibajije.
urumva yakuze mu gikristo ariko abona mama we atotezwa, ni image itamuvamo, nta nabyumva ukuntu ibyo bintu bishoboka, urabyumva, ariko si ikintu cyiza, si ikintu Imana yishimiye. Mugabo ugikora Imana izaguhana nutihana. Gutoteza umugore wawe umubwira n'amagambo mabi, usambana ngo nuko uri umugabo, suri umugabo. Umugabo ntabwo akora ibyo bintu. Umugabo muzima ntakora ibyo bintu. Umugabo numenya urugo rwe akarufata neza, agafata umugore we neza, akamukuza, akamenya akamaro k'umugore, akamenya akamaro k'abana, akamenya akamaro cy'Imana yamuha, uwo niwe mugabo. Naho wowe usambana utoteza umugore kugira aho abana bagire izo trauma, nta bugabo bukurimo. Nimba ari nabyo bakwigishije bakakumvisha ko uri ikiginya niko babyita, nta cyuri cyo rwose, nta cyuri cyo, ahubwo n'ubupfapfa, n'ubupfapfa, n'ubujiji biri muri Bibiliya. Twimenye, twisobanukirwe kandi tuvuga amagambo ari nyayo, ari nyayo. Umugabo rero n'umugabo uri responsable, n'umugabo utunga urugo, n'umugabo ukunda umugore we nkuko yikunda, nkuko Yesu yakunze itorero rye rigapfa, akamuba hafi, akamuzamura, akamurinda ikibi cyose. Ariko nuwo muteza bibi, nuwo we n'umwana ngiza mukajya mu rusengero, nabo bakababwira bati mubyakire mubyemere, ngo abagabo niko bateye, siko bateye. Nzi abagabo bazima barahari, kuki dukunda kwerekana gusa abagabo babi ko aribo bariho? No, hari abagabo bazima beza, bubatse neza, kandi bakunda ingo zabo, kandi bavugira ingo, bavugira abagore, uyu munsi bageze kure, bageze ku cyo bageraho. Sibyo? Imana ibaha umugisha rero. Turebe ingero nziza, turebe ijambo ry'Imana turivuga uko rimeze, tureke kumva bano bafarisayo baza kwigisha ijambo ry'Imana bafite kamere zabo zizi imbere kuruta ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Happy Women's Day women. Murakomeye, muri imigisha kwisi. Haleluya, turi imigisha. Amen. Yesu uko atubona siko abagabo batubona, siko abantu batubona, siko isi tubona. Muzane mwisi yose usanga ahantu hose iyo bagiye gukoresha amafuti bakoresha abagore, bagiye guhabiza abagore, kuko umugore ni ikintu gikomeye, ni ikintu Imana yarebye isi ibona habuze ikintu, itezana umugore, kuko isi ntiyari kuzura ngo ibe byiza umugore atarahagera. Amen. Kuko abagore ntabwo bari bishubuye nta mugore. Umva rero agaciro mufite, namwe mukihe mukiyumvishe, ntimureke ikirema muntu ngo kibamene, kibageze hasi, Satana gikoresha ku buryo wibura ejo ukajya kwiyahura. Uriyahura se ngo bigende bite? Uriyahura se ngo akugirire imbabazi? Hari umugore ejo nabonye afata produit yabyagiye kuri Facebook ahantu hose, ariyahura imbere y'abana ngo arimo arahima. Urahima ndese? Uriyahura urahima nde mugore? Ndabyumva nagahinda, ndabyumva, ariko najya ngukangura umunsi ukwiyahura kwawe ntawe gukiza, nta nuwo kongeraho iki, ahubwo uri gutuma ukora ibyo uraba umuhaye imbaraga. Rero wimuha kwiyahura, wimuha kwivana ko ujye mufite n'abana baragukeneye. Kwiyahura ntabwo ariyo solution, ahubwo solution ni ukuzamuka, ukafata ubuzima bwawe mu ntoki, akagenda cyangwa ukamureka, wowe ukajya gukora ibyawe, ukarindira usenga Imana. Ariko ntuzareke ngo ube imbata y'umuntu paka ubuzima bwawe ubwiyambuye nkaho ari wakuremye. God bless you. I love you women. Kandi nukuri Yesu aradukunda pe, aradukunda kandi akomeza turwanira, avuga ngo twebwe turi biremwa bishya, ibiremwa wika veso. Navuga mu Kinyarwanda ariko tubiremwa byoroshye. Beka Imana yatuzi ko tworoshye mu mitima, tworoshye muri byose, ariko arashaka kutwikoreza imitwaro y'amabuye. Please, ibyo ntibishoboka, sibyo? Ubishoboye nabishobore kuko bimuvuye ku mutima, kandi Imana yamuhaye izo mbaraga. Ariko utabishoboye nawe ntiwikorere ibyo udashoboye, ejo bitazagira gute, bitazakuremerera, ugasanga uraguye, urapfuye. Amen. Yesu aravuga ati umugabo udakunda umugore we ngo niyo masengesho ntazamuka hejuru. So abagabo bafite responsibility zo gukunda abagore no kubashyira hejuru no kububaha, tukubahana, niko biri. Amen. God bless you. Namwe bagore mwimenye rero, ntabwo waremwe kubw'umugabo, ntabwo gakiza kava ku mugabo, ntabwo ubuzima buva ku mugabo, no, uva kuri Yesu Kristo. Dufite umugabo udukunda, dufite umugabo wadupfiriye, dufite umugabo umva yabaye reda aradupfira. Rero sinumva impamvu wowe ugomba kubaho nk'umuntu udafite umuntu kandi ufite Yesu. Ahubwo ikibazo ni kimwe, waba ufite Yesu mu mutima wawe nk'uko bikwiye. Nyamvuga ni
iyo wamenye Yesu by'ukuri aguha amahoro atemba, aguha amahoro n'ukuri ukaburi no mu kibazo ntumenye kuri mu kibazo, ahubwo akakudirija akakubwira ati gumaho ukahaguma cyangwa ukagenda kujya utagendera ku mabwirize y'abantu, ahubwo ugendera ku mabwirize y'ugukunda ari we Yesu Kristo. Haleluya. Yesu araza agasana, akaza agasenya, akaza akagira gute. Rero ka yawe uyiha Imana, ariko ntumve bano bafarisayo. Namwe bafarisayo mwicaye ku mapipitire ku martari, mumanuke niba mudashoboye kuvuga ijambo ry'Imana by'ukuri, ariko Yesu yaduhaye Bibiliya turasoma twese tukayumva. Nta hantu umugabo w'umusambanyi yemewe, nta nubwo azapfa yemewe, n'umugore ndetse ntabwo akwiriye kwikorera uwo mutwaro. Si tegeko. Imana ibahe umugisha. God bless you. Bye bye. Yari ukuri nkunda, uretse ku Facebook yanjye ni Aline ukuri nkunda. Please nimusabe friendship because uzuye vraiment nimuti gihe, ahubwo mukande follow, cyangwa YouTube yanjye yitwa ngukira ukuri nkunda 2023 2023 niyo ukuri nkunda YouTube. Mugende subscribe, ubwo nyine ibiganiro bizajye bihaca. God bless you and turi kumwe mwijuru tuzajyanayo murabihe. Bye bye. Kandi abagabo ntimwumvwe mutigiye ngo muze muntuke mwandika amakomantere mwunguka, umva jewe nta wanuka kuko namaze kwisobanukirwa muri Yesu. Naho bibumvane nibi nzabihamya mpaka mbihamya, kereka Yesu aje akampindura ibyo mwumva yuko ari bubivuze, ariko mwitigiye gusa ahubwo muhinduke. Abanyarwanda ntidukunda abantu babwiza ukuri. Iyo babwije ukuri ngo ubatutse wapisi ukubatuka, ahubwo tuba tubabwiye dukoze kuri iyo ego nikira ubwibone, tuba tubukozeho tukabugira gutya. Rero ibitutsi byanyu bishyire kure, ko ntacyo biri buntware, ahubwo uzi ubwenge yumve ino message igira ikimuhindura. Naho umwibone narakare yikubite yitotombe, ariko message ni iyi nuko imeze. N'umusambanyi wese azagikuzimya abo ngo yamugure. Nta muntu wahamagare kwikorera umutwaro wundi ku ngufu. Urushye uvuge ko urarushye, ujye kwa Yesu akuruhuri. Niko biri. Nawe nimba ushaka kubaka, ubaka neza. Musore ugiye gushaka, nimba ugiye gushaka umugore uvuga utugiye gushaka umugore azakwihanganira akubera umukozi, ntabwo uzubaka. Ugiye gushaka ntabwo ugiye gushaka icyo gihe, ugiye gushaka nyine iby'amaranga mutima yawe. Urugo ni ikintu cyo kwikotondera, ni ikintu Imana yashyizeho kandi gifiteho intego, ari ijuru rito. Nta juru rito rero mu rusambanyi, nta juru rito rimo ukandagiza umuntu, nta juru. Bakristo bagabo, bakristo bapasteri, mureke kubeshya mwigisha abantu ibinyoma bivuye ku maranga mutima yanyu cyangwa kamerezi wacu. God bless you. Abashaka kugira urugo rwiza mujye kuri channel yanjye, nakoze party hafi 5 zivuga urugo rwiza. Urugo rwiza. Bamwe mushaka kuzana bati se wowe ko rwasinyutse, nuko nyine. None se Imana idakoresheje njye yakoresha nde nyine? Ngewe mfite ubuhamya bwanjye narongo ndi muto, ibyo se nyine babwira nibyo naciyemo, nabonye bibi nakoze, byiza nakoze, ariko ijambo ry'Imana rirazeka kwereka ukuri. Ariko ntivuga ko Imana ihamagara gusa abantu bazima. Imana ivuga ngo ihamagara babandi b'abanyarange nkeya kugira ngo ikoze isoni babandi bigira abanyabahanga. Siko nuko rero nta wundi yakoresha ahubwo utari ngewe. None ubwo Maria se umusambanyi kazi si yamukoresheje, ubuse nitumuvuga. Imana ikoresha bose kugira ngo tuve mu byaha, tureke gushukana, tureke kwibeshya, kuko Imana ni Imana. Nkunda Imana kuko ntibona nk'abantu kandi ntibona ibintu nk'abantu. Haleluya. Dukunda Imana, tumenye Imana muri Kristo, tumwakire mu mitima, dukizwe by'ukuri, tuvuge ijambo ry'ukuri. Ubukunda bikunde, ubyanga byanga, komeza ubuzima. N'undi wa mugani wa Sostene, uyiba apeti ziratandukanye. Hari abarya byinshi, abatarya, abariye bakabisuzugura. Niko bimeze, ariko tuzakomeza tuvuge ijambo ry'Imana. Haleluya. God bless you. I love you.